Miss w'u Rwanda 2016 akaba yitwa Mutesi Jolly. Mutesi Jolly ni umukobwa mwiza, umukobwa w'abanyarwanda, umukobwa bakunda bari benshi, ni umunyamafaranga, afite amafaranga menshi cyane. Rero iyi kanzu yambaye igura miliyoni enye. Ushobora kwibaza ngo miliyoni enye uzikorera ku kwezi inshuro zingahe? Uzikorera ku mwaka inshuro zingahe? Uzikorera ku myaka ingahe miliyoni enye? Hari ababona miliyoni enye bakabona ni udufaranga twaho ngaho. Hari abifuza kubona na miliyoni barayibuze. Hari abifuza kubona n'igihumbi aka kanya ntacyo bafite. Ariko iyi kanzu yambaye igura miliyoni enye. Bara ayo mafaranga ujya uyabona ku kwezi se? Ujya uyabona ku mwaka? Ujya uyabona mu myaka ingahe? Wowe nkurikiye kuri ikiganiro cyacu, ndagira ngo mbahe ikaze muri ikiganiro cyacu kandi dushimire Mutesi Jolly ko agenda akora ibintu byiza cyane. Ibintu byiza. Ejo bundi yatanze miliyoni 10 aziha abahanzi bari bari mu gitaramo, Neri Ngabo ndetse na Platini, ubwo yabaherezaga miliyoni 10. Abantu bafite amafaranga. Nawe rero niba ushaka kumenya amafaranga cyangwa gufata ku mafaranga, tangira nawe wihahire, tangira use neza, tangira ugura inzu, tangira ugura imodoka, tangira hari abifuza na miliyoni bayibuze. Uwampa nkazabona miliyoni amaso ku maso nakumva ndi umuntu urenze, ariko hari ababona ka miliyoni bakabona n'udufaranga turaho dukeya. Ayiwe ngaye nguko rero ndagira ngo mbahe ikaze mu kiganiro cyacu. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kuraho hasi handitse subscribe kugira ngo tube tubana umunsi ku munsi mu biganiro byanyu byose bitazajya bibasiga cyangwa bibacika. Njye muba muri kumwe, ndi umukobwa mukunda muri benshi, umukobwa w'Abanyarwanda Joy niko nitwa. Rero tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byanjye byose bitazajya bibacika kuri iyi channel yanyu, channel ya Dolly Secret. Ndahari kugira ngo mujye muyireba igihe cyose. Bamwita Mutesi Jolly, ni umukobwa w'Abanyarwanda, aracyari umukobwa. Abenshi ku mbuga nkoranyambaga ngenda babona bameshoninga imyaka ye, bagenda bameshoninga imyaka ye ngo kubera icyo adashaka. Ariko mu minsi yashize muzi yuko hari trend iri kuvuga ku mugabo witwa Rugumi Saidi. Ni umugabo wo muri Tanzania, ni umunyamafaranga, n'umujejetafaranga. Rero bari mu rukundo, ariko baza kongera kubigarura, barabigarura bavuga ngo uburyo Rugumi bamwanze ngo ni umusaza. Ese kuko nibyo? Ese byagenze gute? Ese aya mafaranga Jolly ubundi ni muntu ki? Jolly afite ibihe birenze? Afite amafaranga yakura he? Nibyo rero tuje kuganira muri kiganiro kugira ngo tubane umunsi ku munsi. Umunsi ejo bundi yarasobanura avuga ngo ngiye mbona ibimvugwa ariko nta mwanya mfite wo kugenda ngo birebeho. Oya, ahubwo ngiye mfite ibinyinjiriza nakwitaho kugira ngo mbashe buryo ki nabona amafaranga. Ayo magambo niyo yivugiye. Rero ibimuvugwa ko mwe yabaga we ntago ajya byitaho, ahubwo yitahana kuri izo miliyoni akigurira cyangwa kimeze uko ngo kuva wavuka cyangwa se ubwa mbere ukibonye. Abantu rero nabonye ku mbuga nkoranyambaga benshi bagiye bandika commentaires zigiye zitandukanye bavuga uburyo uyu mukobwa arenze, uburyo afite amafaranga. Ariko hari n'abamisi tubagiye n'abamisi bagiye bamubanjiriza cyangwa ababanjiriza, kugeza harimo abantu b'abamisi batagihitinga nka mbere, ariko we hitaracyayifite. Buryo ki azi ubwenge, yageze ku bintu byinshi. Ntabwo ajya kugura ikanzu ya miliyoni enye ngo uvuga yuko amafaranga utayafite. Ni umujejetafaranga uyu mukobwa, afite ibyinshi yagezeho, ni umunyabwenge cyane Jolly. Hari abantu benshi cyane abereye model, kandi nanjye ndimo. Nanjye mba nifuza kuzamera nka Jolly, mba nifuza kuzagera ahantu harenze nka Jolly, mba nifuza binshobokeye ariko nuko ntabasha kubigera. Mba nifuza inzozi zimeze nk'iza Jolly. Rero Jolly ni umukobwa abantu benshi bafata icyitegererezo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Hose bamufata nk'icyitegererezo kuko erega ni mwiza kandi ubwiza buramusa. Ntago wakwiyambika cyangwa ngo umere neza utari mwiza. Oya, ugomba kuba ufite mindset tekereza, ugomba kuba ufite ikintu ugiye gutekereza ku kanya uvuga ngo ngiye kuba ari cyo nkora, kuba ari cyo negizitaho cyane. Rero ibyo byose ntabwo wabikora atari uko uzi ubwenge cyangwa uri umujejetafaranga nk'uko Jolly afite ifaranga kandi akaba afite ifaranga ryivugira. Kandi nawe urabibona aho muri ekara yawe rwose uyu mukobwa ni sawa cyane, afite amafaranga, afite byinshi yagezeho, yubatse izina mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yubaka izina no hanze y'u Rwanda kuko biramusa kandi biramukwiriye. Anayitwa Mutesi Jolly, banamwita Mutesi Jolly.
ngaye nguko rero reka mbashimire yuko mwabanye nanjye cyangwa mugomeza kubana nanjye mu biganiro byanyu byose bigenda bihita kuri iyi cano, mureke tukazamura aka gacano kandi kagere kure, mureke kaba agacano kanyu, kaba agacano keza, kaba agacano mukunda, kaba agacano abantu benshi bumva bafiteho inyota yo kugira ngo bakunde n'iyo sound, bakunde n'ibyo byose, kaba agacano kari byansana kandi agacano kari special. Hari ukuntu uba nawe mu mutwe wawe uri special, uri straight line, igihe ibi bintu byawe byose bikagenda ku murongo ngenderwaho guideline, ibintu byawe byose bikabasha buryo ki bifite isuku bigenda neza. Rero twebwe tuba duhari rwose, mba mpari kugira ngo ibyacu byose bigende neza. Umutesi Jolly tubifurize ishya n'ihirwe rwose, ujye ubona amafaranga natwe ubashe kuba rubanda rugufi waduhaho, twaje gusa rubanda rugufi ya tudafite uko tumeze waduhaho rwose, natwe tubasha ku buryo twakwishima kandi bikatunezeza. Ngaye nguko rero mureke mbabwire ngo umugisha amafaranga muyabone namwe mujye mwambara neza, kuko ni byiza kwambara neza. Bizu.